iminota 40 n'abana 60 rwose mwarimu ntacyo yabafasha. Bakunzi inshuti za radio televiziyo impinduka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu kandi tubashimira ko mwongeye kwitabira. Ndahana ikaze abashyitsi bacu bari gufasha muri kiganiro cy'uyu munsi, ndetse ntatinze mu kanya ndabasaba ko babibwira kugira ngo tuganire mwabamenye. Ubu rero uyu munsi muri Sanga radio ni yanyu, ibiganiro turakora kandi turakora none ni ibyanyu. Ni mpamvu tubashimiye ko mwabitabiriye. Kimwe tukuru twashimiye kandi abantu bazabitabira bazabikurikira gutaha batashoboye kuba natwe uyu mwanya. Hatinze rero reka ijambo abashyitsi batuganiriza uyu munsi. Kamere ku mutegarugori. Murakoze cyane. Ndabanza mbashimiye ko mwamiye muri kino kiganiro. Amazina yanjye nitwa Umubyeyi Claudine, nkabanza bwibwira ko ndi umwarimu, nkaba mu gihugu cya Suède. Murakoze. Kurikiyeho umushyitsi ukurikiyeho. Kadu umushyitsi ukurikiyeho witwa Silver. Murakoze cyane. Ni Mwizerwa Silva, aba ndi i Kigali mu Rwanda. Okay, nanjye Denis Umwana uba mu Bubiligi wafashije gutegura ikiganiro. Mwese rero turabashimiye mudukurikira kandi ndashimiye n'abashyitsi baratuganiriza muri iki kiganiro. Hari n'abandi batari bahagera bagize ibibazo binyuranye, ariko nibaza mbere ko kigera hagati nabo turabinjiza kandi barabibwira. Bakunzi ba RTV rero tugana ku nteruro yitwa yanakwerekeye uburezi. Twahaye nyito tuti burezi ntukagwingire, mwarimu ntugatindahare, impinduka twifuza. Iyo bavuze uburezi ntabwo mu Rwanda gusa, abantu bumva abana bureba ndetse bakumva n'akamaro k'uburezi mu mibereho ya buri munsi, haba mu giti cye cyangwa se ku gihugu. Abanyarwanda mu myumvire yabo bazi ko iyo umwana agiye mu ishuri, cyane cyane amashuri yisumbuye, bashyashyana nk'aho ari ubucuruzi bukwe. Isambu baragurisha, itungo baragurisha, ndetse yewe hari n'abikopesha bakaka umwenda muri banki ariko umwana wabo ajya mu ishuri. Nuko abanyarwanda bazi ko gushyira imbaraga mu burezi bw'umwana wabo ni nk'umunani bamuhaye, kandi bemera ko iyo umwana arangije amasomo azabona diplome ikamuhesha akazi, bityo yabonye akazi afasha kuva mu bukene umuryango wikoko kugira ngo umurire amashuri. Niyo mpamvu icyo cyizere kinini cyane bashyira mu burezi kigaragaza uburyo uburezi ari ikintu gifite akamaro kandi gifite ireme mu muryango nyarwanda. Ariko icyo cyizere umenya ubu ngubu gisa naho cyayoyotse kubera iki? Nuko iyo diplome itagihesha ibyo abantu bayitegerejeho, ari uburezi bwiza bufite ireme ndetse no kuba nk'urufunguzo cyangwa se ikiraro kigeza ku kazi. Akazi kabaye imboneka rimwe, ndetse n'icyizere mu myigishirize cyagabanutse. Ireme ry'uburezi rirakimangwa cyane. Impamvu rero muri kiganiro cy'uyu munsi tugaruka ku bibazo binyuranye ahanini byashigesha uburezi. Tubanza tuba uburezi muri rusange uko buhagaze,
nyuma tuganire ku bibazo byihariye biba byagaragajwe muri iki gice cya mbere. Ntatinze nagira ngo sabe abashyitsi bacu bari hano uko babona uburezi mu Rwanda muri rusange, cyane cyane kuvuga uti tubona bufite intege n'izi cyangwa se burashinga cyangwa se uti burahagaze ariko wenda burashingiriza n'ubushinjagira bushira, niba se nyine bufite intege nziza cyangwa se nkeya byatewe n'iki. Reka tuburira muri rusange, nyuma ariko mu gice cya kabiri turareba n'ibibazo byihariye tujye tubisegura twitonze. Reka mu ijambo ntatinze Madame Claudine atubwira muri rusange uko abona uburezi buteye muri iyi gihe mu Rwanda. Murakoze cyane kumpa ijambo. Ndabanza mbabwire ko mu Rwanda amaheruka kera, ariko ko ibihabera bikurikirana cyane kuko ndumva bindeba kuko ndi umurezi nyine. Nkaba rero ibyo mbabwira n'ibyo dusesengura, n'ibyo tuganira, n'ibyo twumva natwe ku maradiyo, nkaba nyine ngira ngo abantu bamenye ko nyine ubwo ntari mu Rwanda ariko nakurikiranye ibivugwa ku burezi. Ikintu cya mbere rero mwumva kivugwa n'umwarimu, mu minsi ishize tumaze iminsi twumva ko rwose kubera tuvuge nk'ibiciro byazamutse, wa mushahara wa mwarimu ari ikibazo. Umushahara wa mwarimu ahembwa nabi cyane, ubuzima mwarimu abayeho ni bubi cyane, akazi ka mwarimu karamukomereye kubera ubucucike, abana benshi mu ishuri bagera kuri 70-60, uwo mwarimu atabashije kugira wenda n'icyo ashyira mu nda, cyangwa se mbese ubuzima bwa mwarimu twarabwumvise ko icyo ni ikibazo cya mbere. Donc n'ubwo bucucike twavuze, ubwo murumva ko ubwo bucucike butanga ingaruka ku bumenyi ku mwana. Abo bana 60 niba bari mu ishuri, se mwarimu arabonera buri mwana igihe, niba tuvuge ko niba ari isomo rifite iminota 40, se uwo mwarimu arabasha kwita kuri buri mwana gute? Urumva ubumenyi umwana akura muri iryo shuri ricucitse, murumva ni ikibazo. Twarangiza harimo n'ababyeyi bafite ibibazo, kuko nubwo tuvuga tuti uburezi ni ubuntu koko, ariko hari n'ibintu bisabwa umubyeyi kugira ngo yikokore n'uwo mwana ajye mu ishuri. Hari iyo uniforme, hari ibyo bitabo, hari ibindi byose. Ibyo byose nibyo twumva kubera n'ubuzima bwahenze, ni ibibazo ababyeyi nabo bafite. Umwarimu afite ibibazo, abo mwana wagiye mu ishuri nta bumenyi agira. Ababyeyi nabo bafite ibibazo kubera ubukene, kubera nyine ubuzima bumeze nabi muri rusange. Ikaba nk'ishusho urebye, navuga burya mwizerwa uhari araza kutubwira neza birambuye uko bimeze, ariko ngewe numva ubuzima bwa mwarimu aribwo nibandaho cyane, kuko nanjye ndi umwarimu, nzi kwigisha icyo bisaba. Nkaba numva rwose ubuzima bwa mwarimu buteye ikibazo mu Rwanda muri iki gihe, kandi bimaze igihe, ariko ntago bigenda neza, ariko bigenda biba bibi kurushaho. Ubwo murumva rero ikindi navuga ni ese no umwarimu afite ubumenyi, ari kwigisha se, mbese ibyo yigisha yabihereweho, mbese ubumenyi buhagije, amahugurwa ahagije, mbese ubumenyi bwa mwarimu bwo bumeze bute? Arigisha muri icyo cyongereza sarakizi, kuri abahinduye indimi nabyo byateje ikibazo. Numva muri makeya, niba turi kuvuga muri makeya, numva aricyo navuga. Ubwo na mugenzi wanjye arakomeza. Murakoze. Okay, turagushimiye Madame Claudine. Reka duhe ijambo Silver, nabi Kigali nabo ashobora kuba ari mu Rwanda, ari Kigali, ashobora kubona cyane afite urubyaro ruri mu ishuri, agira akarusho wenda tuzanira muri ibyo bibazo abona biri mu burezi. Ubungubu ijambo ryawe Silver. Urakoze cyane. Ubundi twebwe hanini iyo tureba uburezi tureba hanini na karite yayo, ariko se tukareba iryo reme cyangwa se uwo musaruro, mbega turi kureba ishusho yayo muri rusange. Ishusho rero icyo umuntu ashobora kubonera inyuma akireba ngo uburezi bwo mu Rwanda, iyo shusho ahanini ushobora kuyirebera, d'abord ugomba kuyirebera mu miryango uko abantu bameze hanze mu gihugu, abaturage bameze bate, babayeho bate. Kuko umuturage niba abayeho nabi, umwana we nagera ku ishuri, urumva nava mu rugo yagiye ku ishuri, ntabwo aziga neza kubera n'inzara. Ikindi nanone abantu wenda nk'abantu bari hanze
tugomba gusobanurirana nuko wenda uko kera bigaga atari ko ubu ngubu biga. Basize biga mu Gifaransa ubu bariga mu Cyongereza. Ikindi cyagiyeho ni ukuvuga ngo hari amashuri yabanje kuzaho, baravuga bati hagiye kuza uburezi bw'imyaka 9. Uburezi bw'imyaka 9 ni uburezi buhera bwaheraga muri primaire, ukiga primaire bagashyiraho imyaka 3 ya segonderi. Baza noneho kongera bwa burezi bw'imyaka 9 bongeraho indi 3 bayigira imyaka 12 bati umwana yagombye kurangiriza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo byagenze biti. Kera twakoraga icyo bita exeta cyangwa examen national ukorera mu wa 6. Mu wa 6 rero iyo yitsinzwe hari abagira amanota bakamagisimiza, hari ibigo bagomba kujyamo wenda twakwita les écoles d'excellence, wenda abo ngabo babonye amanota menshi. Tuvuge umwana uje muri lycée de Kigali ntabwo ameze nk'umwana wagiye muri bya bigo bindi bashyize nk'amanota make abise za 9 bya bigo bya nyuma. Noneho rero turi buze kureba hari ahantu umwana ashobora koherezwa yagize amanota menshi ya mbere mu gihugu ariko ntabashe kujya kwiga muri cya kigo cyigisha neza. Bya bigo rero uko bigiye binyuranye, ntago uko lycée de Kigali cyangwa se groupe officiel cyangwa se bya bigo bisanzwe bizwi biga bana bamo mu kigo bizaba bitandukanye ku ireme ry'uburezi na wa mwana wiga muri ya segonderi yindi uziga atahajya iwabo. Ni kwa kundi uzahura n'umwana nimugoroba yakubise umupira ku rutugu ari kwirukanka ari gutaha kandi yiga muri segonderi, mu gihe hari undi uzaba yiga hehe, uzaba yiga mu kigo yiga muri interina. Ubwo ngubwo rero nuko nguko ibi twavuga bigiye bigabanyijemo. Noneho hakazamo ikindi kintu cy'amaprive. Uba amaprive muri rusange cyangwa se ibigo byigenga nibyo byinshi, kandi ibigo byigenga ubu ngubu kera ngira ngo uko mubimenyereye abantu bigaga muri za prive icyo gihe bari abantu babaga bagayitse. Aho mbiherukira ngewe umuntu bavuga ngo yajyanywe muri prive yabaga ari umuntu utazi ubwenge watsinzwe, kubera ko leta nyine uwatsindaga yakomezaga muri leta ikamuha n'izo avantage. Ariko ubu ngubu prive nizo zifite ireme ry'uburezi ariko zigahenda ku buryo wa muturage atazagera gute atazabasha kugera hehe, atazabasha kugeza umwana we mwiyo prive. Wenda turagenda twetigira turebe ukuntu amafaranga agiye ameze, ariko nanone hakazaho na cya kibazo cyuko nubwo ibigo byitwa ko ari ibya leta nabyo bisa naho wagira ngo byagurishijwe mu bundi buryo, kubera ko nabyo ari byo kimwe twavuze tuti hari ikigo umwana ashobora gutsinda ngo azajyemo bitewe n'amanota yabonye, ntazajyemo bitewe na minerivare batanga. Nk'urugero ntabwo ushobora kuzagenda ngo nugera mu kigo bagutangiza amafaranga nk'ibihumbi nka 240 mu gihe usanga uzajya wishyura nk'ibihumbi 140 ingahe birenze n'umushahara wa mwarimu wagiye kwigisha uzabashe kujya kuhiga. Ni hahandi bazagenda bakavuga bati bya bigo tuvuga bimwe bashyizeho za 9 amafaranga yabyo iyo urebye pa raporo y'ibyo bigo biri hejuru y'ibyo bigo bindi usanga minerivare zitagiye zingana. Ukavuga ati ku mwana apfe kujya hariya aba ariho akomereza nta kundi. Naho hari abahananirwa, ari naho kantu nshaka kugira ngo ngarukireho. Yaravuze ni uwo mugenzi wanjye uwo mwarimu ati nubwo bavuga ngo kwigira ubuntu, nta kwigira ubuntu biba mu Rwanda. Ntibazajya bavuga ngo kwigira ubuntu biba mu Rwanda. Baravuga ngo hari ukuntu leta y'u Rwanda ikora akantu ikaza niba ari politike masque pour les circonstances ari kwavuga no kumaswe ikintu bakakerekana ko ikintu gifite ishusho nziza ariko wagifungura gutyo ugasanga kirakanuye. Baravuga bati kwiga n'ubuntu, ariko uzagerayo usange bagukubise. Baravuze bati mwarimu azigisha nta gahimbaza musyi wamuhaye, babe bashyize amafaranga agahimbaza musyi ya mwarimu. None se uziga hano utarya, babe bashyizeho amafaranga yo kurya. None se ibi nibi ugasanga rero amafaranga byanze bikunze nk'i Kigali hari aho uzasanga nk'ikigo twita ko ari izo za 9 bavuga ngo aho ngaho ngo ni ubuntu, usanga umunyeshuri bamugejeje nko ku bihumbi 40, 50 cyangwa 40 ingahe. Ayo mafaranga rero ntabwo ari amafaranga makeya ku munyarwanda, 40, 50, mu gihe umwarimu yigisha primaire agiye atangiranye umushahara w'ibihumbi 40. Ndumva rero muri makeya ishusho y'uburezi mbaye nk'uyicaguye mu kwimeze muri rusange, wenda ibindi turagenda twungurana. Okay, urakoze Silver Mwizerwa. Murakoze cyane kuntumira muri iki kiganiro. Ngiye nitwa Ntezimana Jean Claude, nkaba ndi umudepite, abandi n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Ntuye Kicukiro, mu karere ka Kicukiro. Ndumva ariko nakwivuga.
ibisigaye mwambajije ku bijyanye n'ibibazo bigaragara cyane mu burezi kugira ngo habe habaho ireme ry'uburezi. Uburezi kimwe n'ibindi bihugu byose ni inkingi ikomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. Mu Rwanda rero hari ibyinshi byagezweho, urugero nk'ibijyanye n'umubare w'amashuri. Amashuri yariyongereye yabaye menshi, ari amashuri abanza, ari za kaminuza, amashuri ya segonderi, ayo yose mu by'ukuri mu Rwanda yariyongereye cyane kandi ni ikintu cyo gushima, kuko umubare w'abantu bazi gusoma no kwandika ndetse bashobora no kugira ubusesenguzi ku bintu byinshi bitandukanye nawo wariyongereye, kuko kera wasangaga abantu ugereranije umubare w'abantu bagiye mu ishuri atari mwinshi, ariko ubu ngubu nibura usanga abantu benshi cyane barageze ku ntebe y'ishuri. Igisigaye wenda umuntu yakwibazaho ni ireme, kuvuga ngo ireme ry'uburezi rihagaze rite, byo biracyari hasi cyane. Ngira ngo hari n'iyo gahunda yo kongera umubare w'abiga nayo yabigizemo uruhare, kuko usanga ishuri ririmo abanyeshuri barenze umubare ugenwa ku rwego mpuzamahanga, kuko usanga harimo ubucucike. Abantu benshi bitabiriye kwiga, ariko ibikorwa remezo bishobora gufasha kugira ngo hakirwe abantu biga biracyari bike cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye. Urugero, mu mwaka wa 2020 hubatswe amashuri menshi cyane kugira ngo habeho guhangana n'icyo kibazo cy'ubucucike, ariko ntabwo byashoboye n'ubundi gukemura ikibazo, kuko n'ubu bucucike buracyagaragara hirya no hino, cyane cyane mu mashuri y'ibanze muri primary no muri segonderi, ariko aho bitari cyane nko muri primaire usanga ubucucike bukigaragara cyane. Ibi rero bigira ingaruka mbi mu bijyanye n'ireme ry'uburezi. Ikindi navuga nacyo gihita kigendana n'iki cy'ubucucike cyangwa amashuri aho abanyeshuri biga ari benshi, ni uko n'abarimu nabo bikiri imbogamizi kugira ngo habaho abarimu bahoraho. Usanga kenshi uwigishije muri iyi myaka nk'ibiri ikurikiyeho ugasanga yigendeye. Ibi rero ukabona ari ibintu biterwa n'ikibazo cy'uko abarimu baba batishimiye umurimo bakora, bitewe n'ubushobozi buke bukigaragaramo, kuko abarimu ntabwo mu by'ukuri umushahara wabo uhagije kugira ngo babe bahangana ku isoko aho abantu bahahira. Iki nacyo ni ikibazo kinini cyane. Leta yagerageje kuzamura umushahara, kuko buri mwaka itegeko rivuga ko bazajya bazamura 10% ku mushahara umwarimu yahembwaga. Bimaze kuba ngira ngo bigere kujya ku nshuro ya 3. Hari n'ikindi leta ivuga yuko igiye gukora, aho igiye kubakuriraho umusoro ku mushahara w'abarimu, kugira ngo umushahara bawutware wose batawukuyeho umusoro. Icyo nacyo ni kimwe mu byo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yaherutse kutubwira. Ibyo byose mu by'ukuri ni ukugira ngo nibura habaho stabilite y'abarimu, kuko usanga buri munsi bahora basezera. Ibi rero bigira ingaruka none ku banyeshuri, kuko usanga hari amashuri amwe n'amwe agira igihe cyo kuba adafite abarimu. Ibi bikaba byatuma rya reme ry'uburezi risubira hasi cyane. Ku bijyanye n'ibikorwa remezo, urugero amazi, amashanyarazi, imihanda igana aho ngaho ku mashuri. Nk'uko nakubwiye yuko hubatswe amashuri menshi, kugira ngo habe haboneka n'ibindi bigendana nabyo, nayo nka za laboratoire ndetse n'ibyo by'imihanda, amazi n'amashanyarazi, nabyo usanga bitaragerwaho 100%. Ariko ahenshi leta ibishyiramo imbaraga kubera yuko iteganya ko baba bari buzakoreshe za computer ku bijyanye na tekinoloji, internet. Ibyo byose ntibishobora gukorwa nta mashanyarazi ahari,
muri gahunda za guverinoma ibyo nabyo birimo, ariko mu ngendo tugenda dukora usanga hariho utugari tumwe na tumwe dufite amashuri adafite amashanyarazi. Ibi nabyo kandi bikagira ingaruka ku ireme ry'uburezi. Ibi kugira ngo bigerweho birumvikana nuko leta yongera amafaranga mu ngengo y'imari irebana n'uburezi, ikagerageza no kubona icumbi ry'abarimu kugira ngo abarimu badakora ingendo ndende barimo bajya ku kazi. Ikindi ikaba yakongera n'umushahara kugira ngo abarimu bishime, ndetse n'abandi benshi cyane bifuze kujya mu mwuga w'ubwarimu ko babona yuko bibafitiye akamaro. Ndumva ari byo navuga nkurikije ibibazo mwambajije. Murakoze cyane. Twese mwagarutse ku kibazo kirekeye ibiciro byazamutse, ubucucike, kangarukiye ku bucucike. Ubundi hari imibare ngenderwaho itangazwa buri mwaka n'abahanga mu by'uburezi bakusanya imibare y'ibihugu binyuranye, donc abahanga ba UNESCO, impuguke za banki mondiale, banki y'isi yose. Ubundi babasaba ko ubucucike mu mashuri abanza, umwarimu ataba afite ishuri rirengeje abantu 23 nibura, hafi 23, kugira ngo babonere umwanya, kuko bakiri batoya bakeneye kwitabwaho mu mashuri abanza. Twebwe mu Rwanda hari ubuhamya mfite bw'abarimu bavuga uti mu mashuri abanza ubucucike bugira mu ishuri umwarimu akaba afite abana 60 ndetse na 80. Narebye imibare mbere yuko nza muri ikiganiro kuri iyo mibare nyine ya UNESCO na banki mondiale, bavuga ibihugu binyuranye ubucucike mbese nka umubare w'abana kuri buri mwarimu ufite ubushobozi. Imibare yanyu igaragara ya banki mondiale na UNESCO ni kugeza mu mwaka wa 2018, u Rwanda rufite abana ku mwarimu umwe mwaka wa 2018 abana 60, bakwashize hafi imyaka 3. Ubu rero abarimu batubwiye ko bagera muri 60 kugeza ku 120 mu ishuri, mu mashuri abanza. Bako ntabwo umwarimu nubwo aba ari umuhanga ate ashobora kwita kuri abo bana mu isomo ry'iminota 45 cyangwa 60, mbaye bose yabakurikiranye, yamenye uko bumvise ibyo yabigishije, buri mwanya wo kubasobanurira ntibishoboka, ni benshi cyane. Ikindi mwagarutseho n'ibiciro byazamutse. Sibo yavuze uti nta kwigira ubuntu, agahimbaza musiki ka mwarimu. Ni nk'ababyeyi base baheka leta mu byitashoboye kubabonera byinshi byo guha abarimu, niko nabyita. Agahimbaza musiki ka mwarimu ni ikibazo, kuko hari na liste y'ibindi bikoresho abarimu batubwiye uti bagutuma umukoropesho, raclette, bakagutuma impapuro z'isuku, bagutuma impapuro zo kuzakoraho ibizamini bya leta, bakagutuma isuka yo guhinga n'imyenda y'isuku byumvikana yawe bwite uzakoresha, nawe ugahimbaza musiki. Byongera kuri minerval, akavuga uti ese iyo liste y'ibikoresho byose batuma umwana, abana mu kigo cyose babizaniye rimwe birakoreshwa. Raclette 100 zimara iki mu kigo? Amasuka 100 mu kigo amara iki mu kigo cyarimo? Borogoye gato hari akantu wibagiwe. Hari ikindi kintu bazanyemo ngo umwana uko agiye gutangira umwaka, rame do papier, rame ino kuvuga impapuro, ipaki impapuro 100 adashobora no kuzarangiza. Ugasanga abanyeshuri 1000 ku kigo bazanye impapuro 1000, ukazasanga ntago birangira. Iyo hari igihe uzasanga none se urumva byarangira gute. Ikindi nanone twibagiwe, umwana uko atangiye cyangwa se buri gihe akaza ngo amafaranga y'inyubako, amafaranga ya construction, ukibaza niba no mu bigo bya prive naho barayaka amafaranga y'inyubako, ukibaza niba nawe ufitemo shares bikakuyobera, kandi ngo kwiga n'ubuntu. Urakoze. Ngiye navuze ko ibyo bintu byose bisa nkaho ari kugoboka leta mu byo yarishinzwe. Niba ikigo ari icya leta, anga twibanda ku mashuri ya leta, niba ikigo ari icya leta, leta idashobora kwita abarimu, abarezi iyo ntuza akugahimbaza musiki bareba imishahara yabo. Ntabwo arabye bagomba guhemba abarimu kandi ikigo ari icya leta. Icya kabiri, ibyo ngibyo uvuze nyine mu kanya uvuze, izo mpapuro se niba bazizanye papeterie y'ikigo, ugasanga hari ngo amashuri bacuruza impapuro,
kandi abana bazanye mu ntangiriro z'igihembwe wenda zimwe ntabamenye niba zijya muri izo papetori z'ikigo ntabwo bisobanutse vraiment il faut que byagombye ko ababyeyi ku buryo bagira mbese uwo mutwaro batwaza w'ibintu ikigo kidakora nako cyagombye kwikorera kikabisaba muri budget ya leta. Wenda turagaruka ko wenda mu ngingo ya 3 ntabwo umwana yagombye kubyara amafaranga yo kubaka ibigo bisanwa na leta. Niba ari ikigo cya leta ntabwo umubyeyi azagira minervare agira ibikoresho by'isuku by'umwana, imyambaro yo kwambara mu ishuri, ibikoresho akenera buri munsi mu masomo ngo agire cyo n'amafaranga yo kujya gusana ikigo cya leta. Ubundi ntibyari bikwiye. Reka tujye ku kindi kibazo mwavuze cy'ireme ry'uburezi, umwarimu, imibereho y'umwarimu. Nagiye wenda tugarukaho wenda mu kigaru cyo wenda mwarimu. Hari abarimu batwandikiye batubwira tuti mwarimu rero buriya ireme ry'uburezi ntabwo ireme rishoboka. Ahangaha ndasoma igice cy'ubuhamya abarimu baduhaye. Ntabwo ireme ry'uburezi rishoboka amafaranga bahemba mwarimu akiri makeya, kuko mwarimu nubwo biba bigaragara ko ari ku kazi mu by'ukuri ntabwo aba ariho ari. Ni ukuvuga ngo abameze nk'uri ku kazi ariko ari ahandi. Bakomeza bavuga nyine ko ibintu byateye byashugura. Mwarimu ugura amashuri kubaho ntabwo yatungwa na aderesi imwe kuba ari kwigisha kandi umushahara ngo ari mutoya. Batubwiye ko biranavuga biranazwi ko ari 50,000 hagati ya 50 na 60 amafaranga 50 ukodesha inzu hafi 85% barakodesha. Hano uhamya avuga ko amaze imyaka 10 yigisha ariko ntashobora kwigurira inzu ukamaze arahenda ibihe banze arahenda. Voilà, rero twavuga tuti ikibazo cy'ireme ry'uburezi gishamikiye ibintu byinshi cyane. Kuba hari ubucucike bw'abana benshi kuri mwarimu ndetse n'amashuri yisumbuye nuko tutabanje kureba neza imibare nabo ni benshi ku mwarimu. Kuba hari icyo kibazo cy'imibereho y'umunyeshuri mu ishuri, hari ibintu basaba ababyeyi agomba kuzana bikamukenesha bigakenesha umuryango we. Kuba hari amikoro ya mwarimu kuko ntabwo twemera ko twese turabizi ntabwo mwarimu udatekanye ashobora gutegura neza amasomo ye. Sinzi niba amasaha menshi cyane 45 kugeza kuri 60 buri cyumweru. Sinzi niba nakunganira. Ntabwo ni document nyine bagomba gutegura kuzuza buri munsi hafi 12 bagomba kuzuza buri cyumweru. Yaba umwanya wa ryari yo kurikirana abana bafite ibibazo mu ishuri benshi kandi naho kazi kenshi kanyuranye ndetse atekereza ku mibereho ye ya buri munsi. Ahora muri guhangayika. Sinzi naba nakunganira aho ngaho uri kuvuga kuri mwarimu. Numva natanga umusanzu wanjye. Murambabira ko ngiye gukora igereranya ariko ni ngomba kubikora kugira ngo tugereranye mbese umwarimu mu Rwanda uko abayeho wenda nuko ngewe nkora cyangwa amasaha mpabwa, kuko turi kuvuga ko uru Rwanda ruhora ruvuga ko rwateye imbere, ruhora ruvuga ko rwose iterambere ari ryose, ko ibintu byose nta kibazo bafite. Ariko ndagira ngo mbabwire ko nk'ubu ngubu ngewe kuko nkorera donc temps plein, sinzi navuga ko nkora mbese 100% niko navuga. Umwarimu arakora 100%, nuvuga ko amasaha mbarirwa yo kuba ndi imbere y'abana ndi kwigisha urebye na amasaha 20 maximum. Amasaha 20 mba ndi imbere y'abana, amasaha 20 mu cyumweru ndi imbere y'abanyeshuri ndi kwigisha. Nuvuga ko amasaha yandi rero mba ngomba kuba nyafite, mba ngomba gutegura amasomo yanjye, ngomba gukora ibyo ngibyo byo kwandika, niba ari gushaka ababyeyi, niba kugira gute, niba kuganira n'abanyeshuri banjye, ngomba ayo masaha kuba nayo nyafite, ariko atari ayo 20. Murumva ko rero uwo mwarimu wiriwe ku ishuri, sinzi niba bakora amasaha 8 yose muri abo bana bose, mumbwira igihe niba agomba kujya gushaka kandi kazi kugira ngo abashe kubaho. Asaba abana azabategurira ryari, azicara abakosore ryari, azicara arebe uko bari kwiga, barebe buri mwana wese uko ari kwiga, ikibazo cya buri mwana wese ese azabibona gute? Se twavuga ireme ry'uburezi gute niba umwarimu adafite uwo mwanya? Kuko icyo gutegura niho harimo ipfundo ryo kugira ngo yigishe neza, niyo ipfundo ryo kugira ngo atange uburezi n'ubumenyi mbese. Urumva rero ko deja rwose kuba umwarimu
afite ubwo buzima gutyo iyo amasaha yose atabashije kugira ngo ategure ni ikibazo. Nicyo nagira ngo nkubwire ko iyo ntekereje ngewe ukuntu mbese inaha bakora ku buryo n'ayo masaha nyabona kugira ngo mbashe kugira ngo nkore akazi nashinzwe, nkaba ngira ngo nibaza aba bantu bari muri Minisiteri y'Uburezi, aba bantu rwose bategurira mu Rwanda, ese baba bibaza, baba barebye ibintu byose kugira ngo bamenye ko abo bana bari mu ishuri babona uburezi gute, kandi mwarimu atabonye igihe cyo kubategurira, kandi agomba kujya gukora n'akandi kazi kugira ngo abashe kubeho kuko ako kazi k'umwarimu katamuhagije. Nkuba numva rero ari ikibazo rwose cyane kuri mwarimu. Mbere ko mu ijambo Silver nibutse ko mu itegeko nomero 010 ryo kwa 16 z'ukwezi kwa 2021 rigena imitunganyirize y'uburezi mu Rwanda, intego y'uburezi isobanura neza mu ngingo ya 3 ni ugutanga uburezi kuri bose budaheza, bufite ireme kandi bufasha mu gukemura ibibazo hagamijwe iterambere rirambye. Mu ngingo y'iryo tegeko ingingo ya 55 ivuga ko uburezi bwo mu mashuri abanza ni itegeko kandi n'ubuntu. Silver yatuye ko nta buntu buhari, nuko hari liste y'ibikoresho basaba abana byongera kuri Minerval, harimo n'amafaranga yo gusana ibigo kandi leta agombye kubikora, ndetse batari n'abashoramari muri ibyo bigo byigenga cyangwa se bya leta. Ariko byose bivuguruza ko uburezi ntabwo bukiri ubuntu urebye igiciro cyabwo. Hariho nshaka gusubiza ijambo Silver, ariko reka nsoze kuri ikibazo cyerekeye imibereho ya mwarimu inonona ireme ry'uburezi. Hari ubuhamya mwarimu yatwohereje atubwira uti guhemba make mwarimu byiyongeraho kumusonga no kumushinyagurira. Ni umwarimu wo muri Gatsibo watwohereje ubuhamya, bamusaba imisoro n'imisanzu y'umurengera mwarimu. Urugero, umusanzu wa FPR, umusanzu wa Ejo Heza, umusanzu w'Agaciro Development Fund, ayo gufasha abacikacumu, aya sendika y'abarimu, aya sanduku izaguhambamo, ayose banki irakata. Ntiwabirangiza buri kwezi barakata, kandi ni itegeko. Iyo utasinye ngo bayatware ubura umwanzi w'igihugu. Iyo utabyemeye umwana w'abatura ati iyo utasinye ngo uyatware ubura umwanzi w'igihugu. Bityo mwarimu akagenda agatindahara ku buryo usanga mu mudugudu ari mu bantu bakennye basanzwe, kuko nibura 85% by'abarimu usanga bakodesha nimbarwa bafite ubushobozi bwo kwibakira amazu. Urugero nkanjye maze imyaka irenga 10 ariko ndacyakodesha kandi nta cyizere cyo kuzabona inzu yanjye mfite. Ngira ngo twumve uburemere bw'imibereho mibi mwarimu abayemo n'uburyo umutekano muke udatuma yisanzura mu kazi. Hata niyo ngiye ngo tutanavuga ubucuti bw'abana, ariko nawe ubwe agomba gushaka indi mibereho yindi yongera kuri uwo musaruro mukeya umushahara ahembwa ngo abashobore gukomeza kubaho cyangwa se yakora atekanye. Kame mwizerwa, ariko tuganishe no ku ngingo ya 3 tuvuga uti ibyo bibazo tuvuze by'ingenzi nubwo ntaho twabaye umuzingo byose, tuganisha kuvuga uti ibibazo ni iyihe miti ishoboka imwe n'imwe, niye ngamba zafatwa na leta kugira ngo bibonerwe ibisubizo ibyo twavuzeho by'umwihariko. Kame mwizerwa wenda aba yavuga kuri icyo kibazo cyerekeye imiti, ibyakosorwa, ingamba zafatwa kugira ngo tuganishe tugende dutera imbere tuganisha ku musozo w'ikiganiro. Uwo mwarimu ndumva yakubwiye ibintu byinshi, wenda nkamugarutseho gato, ahubwo yibagiwemo amafaranga y'umutekano n'ay'ibishingwe. Amafaranga y'ibishingwe n'umutekano. Amafaranga y'umutekano aba ari 2,000, ay'ibishingwe kiba ari 1,000. Nako umutekano ni 1,000, ibishingwe ni 2,000 buri kwezi. Uba ugomba kuyikuraho. Ni ibyo ngibyo mwarimu uri kuvuga ahanini, mugaruka cyane nanone ku kantu tutakwibagirwa. Hari ikintu bentroduije kugira ngo abarimu nabo bishakire ubuzima, niho ukereye umurimo mu wundi, ikintu bita ngo coaching. Coaching ni ukuvuga ngo umwarimu ubundi agera ku ishuri saa 12, aba yageze ku ishuri saa 12 za mu gitondo. Abana nibo batangira abatangira saa 1, nyine urumva ko bagomba kuba batangiye saa 1 bageze mu ishuri, akongera gutaha saa 10 n'iminota irenga za nimugoroba.
urumva mwarimu uwo nguwo atubwiye ngo yigisha ni nkaho yigisha amasaha ane ku munsi, ariko abandi bo ni nkaho bigisha umunsi wose. Iyo arangije rero mwarimu kugira aravuga ati ese nzabaho ko aya mafaranga atazantunga. Niyo mpamvu bumvikanye akantu nizerwa rwose nigisha amasaha ane ku munsi atarengaho n'umunota. Urumva rero aho hantu rwose ni igihugu kigifite ubumuntu. Noneho rero iyi mpamvu bashyizeho akantu ka coaching abarimu iyo barangije amasaha mu masaha 10 zirenga, bashyizeho akantu ka coaching. Coaching ni ukuvuga ngo abanyeshuri wigisha baragaruka ubigishe bundi bushya baguha amafaranga. Urumva ni ukuvuga ngo umunyeshuri umwe niba ari ibihumbi 10, niba ari 15 cyangwa se arenga, ukajya uyatanga buri kwezi, yiswe ngo coaching. Noneho rero ya coaching ukaza abarimu ugasanga ari igihe bigisha abana nabi mu mashuri, cyangwa se ugasanga ari n'igihe babaha amanota mabi kugira ngo ugire umubyeyi azavuga ati umwana kugira ngo azamenye ubwenge agomba kujya muri coaching. None ugasanga uwo muri coaching yabonye amanota menshi ataranakwiye kugira ngo bereke umubyeyi yuko kujya muri coaching ari byo bifite akamaro. Noneho utagiye muri coaching anazi ubwenge bakamuha amanota make, ibyo ngibyo ababyeyi nabo bagiye babyerekana kandi nabyo tukagenda tubibona. Urumva rero nta kantu bashyizemo kubera ya mibereho mubi kugira ngo barebe ko ubuzima bwabo bwagira gute bwazamuka. Nacyo icyo kintu kirimo kandi twese turakizi ko kigenda kibaho. Noneho rero ubwo coaching niba itangiye mu masaha 10 bakigisha nk'amasaha 2 cyangwa 2 n'igice cyangwa se isaha imwe sadepa, ubundi abanyeshuri bagataha, mwarimu akabakoze akazi kakavuga ati ayanjye ndayakoreye ukwezi nikurangira ababyeyi bazazana ayo mafaranga. Hari n'abajya kubakocingira mu rugo. Noneho rero nicyo ngicyo nayo cyazamo. Hari n'ikintu nabonye nk'ababyeyi, ni ikigo hano nabonye cya Kigali ni ikigo cya leta, ariko nacyo gifite ubucucike bwinshi kuko abana ni benshi muri karase, banicara kuri pitre ari bane igihe maherukira, ariko bazanyemo ikintu ngo bita ejo heza. Ni ingufu ni n'imbaraga nabonye barabishyize igitsure ku babyeyi ngo umwana ngo ajye azana amafaranga niba ari 6,000 buri gihembwe byo kugira gute byo kwizigamira ngo muri ejo heza. No kuvuga ngo baraforosa umubyeyi kugira ngo akreye banki, ariko ngo bazajya bayazana kuri konti niba ari konti y'ikigo. Nibura ntabwo babibwira umubyeyi bati ese umubyeyi ujye ugerageza kubizigamira umwana wawe ngo ubitwereke, ko bari kubaforosa kugira ngo babashyire amafaranga baba ari bo babikira ntiwamenyeje. None ababyeyi bakavuga bati mu rugo twaburaye, twabuze na minerivare, none muri kuzana nayo mafaranga. None tutarutse gatoya hinamagambo tugarutse gatoya tuti umuti w'ibyo bibazo ni uwuhe? Tujye ku miti y'ibibazo. Umuti w'ibibazo rero mubwiza, keretse tuvuze tuti wenda igihe twebwe FPR itazaba iriho tuzabigenza gute, ariko nta muti uhari, nta muti ifite, kubera ko nko mu bigo bya leta yishe uburezi kugira ngo abantu babibigoryi bagumye babibicucu nyine bo kumenya ubwenge, ko yica uburezi bireba kandi bizi. Itisha uburezi yahemba mwarimu neza, uwo ni umuti nyihaye, yahemba mwarimu neza. Itisha uburezi ntabwo yakwangiza iby'abaturage cyangwa ngo ihombye abaturage cyangwa ikenesha abaturage, abana bajye bava mu miryango bariye bajye kwiga bameze neza. Itisha uburezi yakereye imirimo ku buryo ababyeyi babona minerivare. Itisha uburezi yagabanya ikigero cya minerivare mu bigo bya leta yasumbye ubuzima bw'abanyeshuri. Mbwira ukuntu umwarimu wigisha wenda umwarimu yigisha muri segonderi utangiranye amafaranga 110 na bingahe cyangwa 120, azajya afite abana 3 biga muri iyo segonderi, ariko bariho 180 ku gihembwe. Urumva azabarihira iki atanagira? Icyo ngicyo nacyo ni ikintu kigira gite, icyo nacyo ni ikintu kigaragara. Ariko ahari nikabikora kugira ngo ababyeyi bagende bagane bya bigo bya prive bajye kurihamwe amafaranga menshi, bya bigo bibona amafaranga, tukareba bya bigo noneho ni iby'abandi. Ntabwo nicyo FPR y'isaha rero imiti turayiha, ariko kuko ntabwo ibikora mu nyungu z'abanyarwanda. Ntabwo rero uwo muti uyu munsi ufite, kuko idashaka kwemera kugira gute kuwunywa kugira ngo ikire ku ibyo ngibyo, ahubwo ni ibintu abantu bahagombye kurati tuzabikora gute no nyuma yayo. Reka tugerageze imiti utanze nyamara irafatika, guhemba mwarimu neza, kongerera ubushobozi ababyeyi, kugabanya minerivare, ni ibintu bifatika. Mbere yuko reka nk'ijambo na Claudine duha imiti y'ibyo afite yatubwira, abarimu mu buhamya baduhaye basabye ko abarimu nibura bakuba 2 nibura, ngo barasaba leta ko yakuba 2 imishahara yabo. Niyo mpinduka abarimu basaba, buhamya baduhandikiye badusaba ko twabavuganira ko nibura bakuba 2 imishahara yabo.
kamuha ijambo Claudine nawe gusha komite afite ibibazo yahitamo atubwire mbere ko turangiza ikiganiro. Ndumva ariyo nari nafashe nanjye rwose byose arabivuze, navuze gushyira uburezi ku isonga, kuko mbona atari ikintu bashyize imbere, kuko njye numva iterambere rirambye rizava ku burezi, rizava kugira ngo kumenye n'uburezi. Iri terambere bavuga abanyarwanda batize, abanyarwanda batamenye ese izo tekinoloji ziriya ariya mazu bubaka ninde zayitaho, aho kugira ngo bajye kuzana abantu muri Nigeria, muri Uganda, ni kubera iki tutashyira imbaraga mu kugira ngo duhe ubumenyi abaturarwanda, abanyarwanda, kugira ngo twiteze imbere, kuko murabona ibintu byinshi tujya kubireba hanze, tujya gushaka hanze. Uburezi rero ku isonga, nkamva ko ingengo y'imari wa mugana, ariko rwose mugenzi wanjye yarabivuze, iyi FPR ndumva ibi bintu bikora ibishaka, ibikora ibizi, kuko murabizi ko iyo abantu bashyize mu bujiji ntibavuga, inzara irabica, bagatekereza gusa ibyo bagomba kurya, ntabwo batekereza kugira ngo bakurwanye, bakureho, bitekerereze, bahora bahangayitse. Ubu iki kintu rero urumva ko ari ikintu cyatekerejwe, ayo mashuri ni ayabo, ayo mafaranga niyo bayagira, njye numva ari ukugira ngo bose bakandamize, batindahaza abanyarwanda. Tubigenze dute? Twishyira hamwe kugira ngo turebe ukuntu rwose iyi FPR yavaho, kuko ndumva atariyo dutegezeho ko yahindura bino bintu. Njye niko navuga, nkavuga ko rero rwose mumbabarire, nkumva ko rero ikintu n'ikindi tugomba gukora nuko abanyarwanda, abize uburezi, abize bakoze ubushakashatsi ku burezi, nibaze tuyifatanye. Njye ndi umwarimu usanzwe, ariko ntabwo ndi umuntu wize ku rwego hejuru rw'ubushakashatsi. Abo bantu bose bakoze ubushakashatsi bwo kugira ngo barebe ukuntu mbese ubu burezi twabwongera tukabuzamura, dufatanye kugira ngo dushake ibisubizo, kugira ngo mbese ibintu byose tubirangize. Mbese ndumva twishyira hamwe kugira ngo tugire. Numva narangirizaho no kugira ngo twese dutekereze ko buri gihugu kiba gifite mbese intego z'uburezi, impamvu umunyagihugu bashaka kurera n'uwuhe. Ese u Rwanda rushaka kurera uwuhe munyagihugu? Hano tuvuge mu gihugu ntuyemo, buri mwarimu wese atozwa kurera umwana uzamenya kwitekerereza, guha umwana inyota yo kwiga, kumuha indangagaciro za demokarasi, kumuha indangagaciro zo kubaha mugenzi we, zo kutaka ibitekerezo bye. Iki kintu ngewe nkaba numva rero ari ingenzi, ku buryo kuko twumva ko umwarimu udafite umwanya, umwarimu ugomba kujya gukora kugira ngo abashe gutunga urugo rwe. Ese umwarimu izo ndangagaciro abasha kuzitanga? Ese koko nizo ndangagaciro leta y'u Rwanda nizifite? Ngendagira ngo ubutaha tuzaganire ku ndangagaciro leta y'u Rwanda ishaka guha abanyeshuri, abana mu burezi. Murakoze. Hari ikindi kintu rero tuzashyiramo imbaraga cyane, ni mwarimu ushoboye, kuko iyo urebye imbaraga igihugu cyashyize mu burezi uyu munsi ni nini cyane. Uriya ugiye kureba n'amafaranga agenda ku burezi ni menshi, ariko ushobora kuvuga ngo aya mafaranga ko yinjira ari menshi, ariko tukabona abanyeshuri basohotse nta musaruro tubona, birapfira hehe? Buriya rero hari ikintu cy'ingenzi cyane mu burezi kijyanye n'abarimu. Ushobora kugira inyubako, ukagira ibikoresho, ukagira integanyanyigisho, ariko igihe mwarimu agifite ubushobozi buke, n'ubundi rya reme ntabwo uzarigeraho. Buriya abarimu nibo zingiro rya habayeho intege nke ku buyobozi. Ikintu kiraba umwaka wa mbere, uwa kabiri kiraba, uwa gatatu kiraba, imyaka iba myinshi. Aho nta wigeze ahaguruka avuga atari ko ibi bintu bigomba guhagarara. Ikigutangaza uzasanga buri wese avuga ngo twarabibonaga. Nanjye uri mu burezi nakubwiye ngo narabibonaga, ariko se nakoze iki? Ni ukuvuga ngo habayeho kwimura gutyo, noneho abarimu nabo babona ntawe babwira bati ibi bintu ni bibi, nabo barakomeza. Ahubwo ugasanga noneho amarushanwa yabaye kuvuga ngo ni muyaba, ariko ugasanga nyine biragenda byica rya reme, kandi biba igihe kinini cyane. Noneho n'abantu baraceceka, twese twaracecetse rwose. It's a shared responsibility.
hano tugombe tubyemere, cyane cyane twebwe twitwa ko twakuriye mu burezi tukanabubamo igihe kinini. Ariko ikintu cya mbere rwose kwimura umwana utatsinze bihagarare, ariko ikigenderewe si ugusibiza umwana, kuko nanone iyo abana basibiye ari benshi mu ishuri haba hari indi mpamvu. Tubanze tunarebe kubera iki nyine abo benshi bose batsinda. Nibyo hari. Urakoze. Nibyo impinduka nyayo yagombye gushingira ku ihame ryo gutuma mwarimu atekana, akora neza akazi ke, afite mwarimu ushoboye nibyo unatekanye, kuko niho mwarimu ategura neza amasomo ye kandi afite ibyangombwa kandi anafite ubwisanzure mu buryo acunga gahunda ze, aho guhora buri gihe avuga uti abana banjye nta mafaranga mfite yo kubarira amashuri, nanjye ubwanjye ndashonje. Umwarimu ntagatekanye, ntashobora gukora akazi ke neza, ntabwo agakora neza. Ikindi kandi nuko hagomba gushyirwa imbere uburezi umubyeyi wese n'abana bashobora kwishyikiraho ibiciro byabwo ndetse na lisite y'ibikoresho basabwa, ntibibe umutwaro ku muryango. Binajyana no kuba ababyeyi bagomba kuvuga uti ndahitamo ishuri nshaka hafi y'aho dutuye. Ikibazo cy'ikarita y'uburezi kuko byakemura cya kibazo cy'ubucucike bw'abana mu ishuri. Abana benshi mu ishuri ni uko buriya ku musozi batuyeho nta mashuri menshi abahagije, nta n'abarezi babahagije bahari, bityo mwarimu ntashobora kubakurikirana. Ni ikibazo cy'igenamigambi muri buri karere, kuko uturere menya rufite uruhare mu byerekeye gukurikirana amashuri, ntabwo ari Mineduc yonyine. Ni mu turere dukora igenamigambi bagomba batekereza uti turwanye ubucucike bw'abana mu ishuri, dushyiraho amashuri ahagije ndetse tugaragaza ibikenewe kugira ngo mu myaka n'iyi abarimu nako abana n'aba bajya bagabanuka ugereranyije n'abo mwarimu yagombye gukurikirana mu ishuri. Ikindi twanarangirizaho ni uguha ijambo abarimu n'ababyeyi ndetse n'abandi bantu bakorera bagira uruhare mu mashuri. Ntabwo kuvugurura uburezi hari ibintu bikorwa mu bushorishori bwa minisiteri, amashyirahamwe y'abarimu, ababyeyi, abantu banyuranye bagira uruhare mu burezi bose bagombye kuvuga uti tugire uruhare mu gutanga ibitekerezo, aho kugira ngo bibe nk'aho ari igitugu. Hari n'ikibazo tutavuzeho wenda turabona muri video, ikibazo kirekire promotion automatique. Abayobozi bose abashinzwe amashuri haba muri leta n'abigenga barakirebaga abantu bakimukira ubuntu, nta manota bafite ahagije, ntagire uzamura urutoki nyamara ibintu biri kwica uburezi. Ariko nibura umwaka ushize itegeko rijyaho ringi nababwiye rishyashya umwaka wa 2021 ryavanyeho iyo promotion automatique, ariko byagombye gutegereza umwaka ushize. Abantu bakorera mu bwoba, batinye kuvuga uti ibintu nyamara ntabwo bigenda neza. Reka turangize tuvuga tuti uburezi ni ikintu cy'ingenzi muri sosiyete yose, abantu bose bagombye kubigiramo uruhare. By'umwihariko imibereho ya mwarimu igomba kwitabwaho. Mwarimu urerera igihugu, mwarimu utegura abayobozi b'igihugu, mwarimu ufasha igihugu gutera imbere, ntugatindahare. Birabaje kubona arera abayobozi bakajya mu bushorishori bw'ubuyobozi bw'igihugu bakamwibagirwa, kandi rero batumye batera imbere bagira mu bushorishori. Mwarimu rero niyubahwe kandi ntagatindahare. Reka turangize tubashimira mwakurikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndagize kandi nshimira abashyitsi bacu. Tuzasubira turebe ibindi bibazo tutavuye muzingo, ni byinshi tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Rwanda yacu itatse inema, Rwanda yacu nziza.